imibereho ya muntu mu isi isa nk'aho irimo ingorane nyinshi mu buryo butandukanye. Kugira ngo umukire abone amafaranga menshi ni uko hari benshi baba baratanze imbaraga zabo kandi ku kiguzi cyo hasi. Ubutegetsi bw'isi kugira ngo bukomere ni uko bwifashisha abantu bakize kurusha abandi. Akenshi ibi birangira bikuruye ivangura ry'igihe kirekire. Ibi byose nibyo byakuruye ivangura mu Bufaransa bikozwe n'ubwami bw'Abababone Monarchy, bitera impinduramatwara yabaye mu 1789 kubera ubutegetsi bubi bwari buriho. Njye nditanga ishaka Emmanuel, mu ruhererekane rw'ibiganiro tuzabagezaho muzumva impinduramatwara y'Ubufaransa, y'Amerika, y'Inganda yabereye mu Bwongereza. Mu 1789 Ubufaransa bwayoborwaga na Louis wa 16 wari ufite umugore witwa Marie Antoinette wakomokaga muri Austria. Ku ngoma ye yaranzwe n'igitugu, icyene wabo no guhonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ubutegetsi bwe bwari mu maboko y'umwami gusa. Muri iki gihe kandi nta tegeko nshinga ryabagaho, nta n'inteko nshinga amategeko yabaga mu Bufaransa. Iyi ngingo nayo iri mu zashyize tafari ku guharanira impinduramatwara. Mu mwaka w'1789 nibwo ibitekerezo by'abafilozofe byatangiye kumvwa. Abafilozofe ni abantu bafataga ibitekerezo byabo bakabishyira mu nyandiko. Muri bo hari abamenyekanye cyane nka Voltaire, Montesquieu na Jean-Jacques Rousseau. Umunsi umwe bashobora kuba barabyutse bakabona hari ibintu bitagenda neza, bagatekereza ko iryo ari ihohoterwa no kurengera. Hanyuma ibyo bitekerezo cyangwa se ibyo batekereje bakabishyira mu nyandiko. Aba nibo ba mbere bashyize ukuri ahagaragara, hanyuma abandi barakurikira. Byose babikoraga ku bw'umujinya wo kuyobozwa inkoni y'icyuma. Nka Voltaire yarwanyaga amahame ya Katolike, akarwanya ruswa yayo, imisoro iri hejuru. Ikindi yaharaniraga ubwisanzure mu bijyanye no gusenga. Kera nta muntu wasengaga mu rindi dini ritari Katolike. Kubihindura cyangwa gushaka kurwanya kiliziya cyari icyaha gishobora no kukwicisha. Umuntu wabikoze bikamuhira bigahita binasenya kiliziya ni Martin Luther. Uyu byanarangiye ashinze Protestant Church. N'abandi nabo bari bafite ibyo bangaga kandi barwanyaga. Nka Montesquieu we yumvaga Ubufaransa bwamera nk'Ubwongereza bwari umuturanyi wabo. Mu gihe Ubwongereza bwari bufite itegeko nshinga, mu Bufaransa ntaryo bagiraga. Mu gitabo yanditse cyitwaga Spirit of Law yemeje ko iyo hari itegeko nshinga imbaraga n'ubushobozi by'umwami bigabanuka. Iyo bimeze gutya ntabwo afata umwanzuro uko abishaka, bityo rero buri gihe kugira ngo umwanzuro ufatwe bisaba ko hari abandi bantu babyemeza, nubwo umwami ari ushobora gufata umwanzuro wa nyuma. N'ubundi bose icyo baharaniraga byari impinduramatwara. Abaturage b'Ubufaransa basomye inyandiko zabo babona ukuntu barenganye, ubundi batangira gushaka uko byahinduka. Mbere y'1789 abaturage b'Ubufaransa bari bagabanyijemo ibyiciro bitatu: abanobo, abakleji ndetse n'abapiazanti. Abanobo baturukaga mu muryango w'ibwami ndetse n'abandi bari bari mu nzego zo hejuru za leta. Abakleji bari ababishop n'abakuru b'insengero. Izi nzego zose zari ziri hejuru keretse abapiazanti. Bari barahujwe n'abo bita aba middle class cyangwa se ababagregosias, kandi bari bo benshi, miliyoni 25 zose. Mu gihe abanobo n'abakleji bari bafite ubutaka bunini, abapiazanti bo nta na buke bagiraga, nta na buke bari bafite, na buke bahingagaho. Iyo basaruraga bagabanaga n'ubundi bwoko busigaye. Abanobo n'abakleji ntibasoraga, ntibafungwaga, ntibakoraga imirimo ivunanye, nibo bigaga gusa na bake mu ba middle class. Nyamara aba bapiazanti barafungwaga bagasora imisoro yo hejuru, ntibemererwe kwiga
ntibajye mu gisirikare, bagakora imirimo inavunanye n'ibindi byinshi bitakishimirwa n'umuntu ufite ubwigenge. Abapeasant bari bategetswe kwishyura imisoro nka salt tax, dirt tax cyangwa se 1/10, property tax ndetse na road tax. Nyamara abanobo n'abakleji bari bakize bose, nta n'umwe wagombaga kwishyura umusoro kuko bari barawusonewe. Kuwa 5 z'ukwa gatanu 1789, umwami Louis wa 16 yikozeho atumira inama rusange. Yahuje ya maklase atatu kubera kugwa kw'ifaranga byose n'ibindi bibazo byinshi, idindira ry'ubukungu n'ibura ry'akazi. Ibi byatumye atumira iyi nama yitabiriwe n'abantu 1614 ku nama yagiriwe na Minisitiri w'ubukungu Niker. Abakleji bari 308, abanobo bari 295, mu gihe abapeasant bari babakubye kabiri, bari 621. Intego y'iyi nama byari ukugira ngo basubize ubukungu ku murongo. Gusa nubwo umwami yari akeneye amafaranga, abaturage bari bakeneye ibyo kurya. Mu nyandiko yohererejwe umwami yitwa Cahiers de Doléances, amaze kuyisoma ibintu byarahindutse. Inama ihindura isura. Yasanze abapeasant bitabiriye inama bakubye kabiri ubundi bwoko busigaye. Ikibazo cyari kivutse byari ukumenya uko bari butore, kandi itegeko nuko hari butore umuntu ku giti cye. Mu ba third class cyangwa se abapeasant bari bitabiriye inama harimo Father Sieyès ndetse na Mirabeau, umuyobozi wa mbere wari uyoboye impinduramatwara. Uyu Father Sieyès niwe watanze speech asaba ko itegeko nshinga ryagarurwa kuko ryari ryaravuyeho. Nyuma y'imbwirwaruhame ye ikorwaho ry'itegeko nshinga, iyi ngingo yahise iba iya mbere mu zo bari bateganyije. Mwibuke inama yateranye bashaka gutora ku kijyanye n'imisoro. Ku nama umwami yari yagiriwe na Niker, bashakaga ko batora cyangwa bemeza ko n'abanobo bajya batanga umusoro. Louis wa 16 agiriye inama n'umugore we Marie Antoinette, yahinduye icyerekezo ku mwanzuro yari bufate. Ahitamo kwirukana abari bahagarariye third class cyangwa se abapeasant. Ako kanya abapeasant bahita bajya gukorera inama mu cyumba cyakinirwagamo tennis. Dore ingaruka byageze. Iyi nama yatumye haba impinduramatwara, revolution. Yerekanye intege nke z'umwami, yerekanye ubumwe bw'abapeasant. Ikindi byahaye amahirwe aba third class cyangwa se abapeasant kubona icyerekezo mu buzima bacagamo. Ikindi kinakomeye cyane, byatangiye inteko nshinga amategeko. Kubera ko imyaka 175 yari ishize abanobo, abakleji n'abapeasant badateranira hamwe mu nama. Igihe bananirwaga kumvikana ku buryo bwo gutora umwami Louis, umwami Louis wa 16 yemeje kurangiza inama. Hanyuma aba third class bahita bajya muri tennis room. Bakigerayo baba baravuze bati, never dissolve until France get new constitution. Ibi ntibizakemuka kugera Ubufaransa bubonye itegeko nshinga rishya. Hashize iminsi 3, umwami yarongeye atumira inama ngo bahurire mu cyo bita Réunion. Kubera kutumvira amabwiriza kw'aba third class, umwami yahamagaye Réunion kuwa 23 z'ukwa gatandatu 1789, ariko arakaye cyane. Atumiriye inama yatangaje impinduka zitandukanye. Ikindi abwira aba third class ko bitemewe n'amategeko gukora icyo bita National Assembly bonyine. Nyuma yuko bavuye mu nama, first na second class n'aba third classes b'abapeasant
bose aba first n'aba second bose bayisohotsemo, hasigaramo aba peasant. Igihe umwami yabatumyeho umuntu ngo ababwire bave muri icyo cyumba, Mirabeau yaramusubije ati, go and tell your someone who sent you that we are here by the people's wish and we will get out by the power of bayonet. Turi hano kubw'ibyifuzo by'abantu, tuzava hano kubw'imbaraga z'icyuma. Uko iminsi yagiye ishira, umwami yaje kwisubiraho, hanyuma asaba abanobo n'abaclergy kwihuza n'abapeasant mu cyitwa Constituent Assembly. Ibi byabaye intsinzi ku bapeasant aribo bita third class. Ikindi byashyize iherezo ku ngoma y'igitugu. Mu minota 10 maze mbagezaho iki kiganiro, nizeye ko mwacyishimiye. Niba uri kuri YouTube kandi subscribe, urasabwa kuzajya ucaho waciye n'ubundi kugira ubone iki kiganiro. Njye nditanga ishaka Emmanuel. Ndagushimiye. Mu gihe tuzaba dusubukura iyi ngingo, uzongera urebe uzasanga n'ubundi iki kiganiro twongeye kukikugezaho. Ndagushimiye.